mu cyigisho duherutse kwigana twasoreje ku gahembe gato kameze karanda andi mahembe atatu. Twabonye ko aka gahembe ari ubupapa n'amahembe atatu yarandutse ni ubwami bw'Asitirogoti, Abaheruri n'Abavandari. Ikindi kandi twabonye ko aka gahembe gato kagombaga guhindura amategeko y'Imana. Ngira ngo ibyo twabonye ko ituro gatolika ry'i Roma muri gategisimu yabo ahanditsemo amategeko 10 y'Imana. Iyo yageranyije n'amategeko 10 y'Imana yanditse muri Bibiliya ntagatifu, mwibuka Misiri umutwe 20 uzasanga itegeko rya kabiri bararihinduye, irya kabiri barikuyemo, irya kane bararihindura, irya 10 barigabanyamo kabiri. Ikindi kandi twabonye ko aka gahembe kagombaga kurenganya abera. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Daniyeli 7:25. Twabonye rero ko yagombaga guhindura ibihe n'amategeko. Wakwibaza ngo mbese ibihe byo yabihinduye gute? Twabonye ko Papa Gregory wa 14 bitewe naho uri gusoma yahinduye ikirangaminsi cyangwa se kalendari mu mwaka wa 1542, aho yavuye ku itariki ya 4 agahita ajya ku itariki ya 15 mu kwezi kwa 10 k'uwo mwaka, akaba atarutse iminsi 11 yose. Kuva icyo gihe umwaka wagize iminsi 365 cyangwa 336, mu gihe ubusanzwe umwaka muri bibiri ugira iminsi 360. Haranditswe ngo Bibiliya ibihamye mu mwaka 600 bukuru bwa Nowa mu kwezi kwa kabiri ku munsi wa kwa 17 amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero mu ijuru yose iragomororwa. Itangira iki cya 7:11 amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Itangira 7:24 mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa kwa 17 ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Itangira iki cya 8:4. Dushingiye kuyo tumaze gusoma, tubonye ko mu mwaka 300 bukuru bwa Nowa ku munsi wa 17 mu kwezi kwa kabiri imvura yatangiye kugwa, ndavuga umwuzure. Nanone kandi umwuzure waje guhagarara ku musozi wa Ararati ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo harimo amezi angahe hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa karindwi? Harimo amezi 5. Kandi twamaze gusoma ko umwuzure wamaze iminsi 150, bivuze ngo amezi 5 hamwe n'iminsi 150. Ubwo buri kwezi kuzagira iminsi ngahe? Tuzafata iminsi 150 tugabanya amezi 5, ukwezi kuragira iminsi 30. Ibi birerekana ko ukwezi kwa bibiri kugizwe n'iminsi 30. Ubwo umwaka rero uzagirwa n'iminsi 360. Uzayibona ufashe iminsi 30 ugakuba amezi 12, ubone ko ari iminsi 360. Ndavuga umwaka wo muri Bibiliya. Rero mu by'ukuri ntabwo umwaka ugira iminsi 360 cyangwa 335, oya, aho ugira iminsi 360. Ikindi Bibiliya ntiyigisha ko umunsi utangira saa 6 za nijoro. Handitswe ngo Imana yita umucyamanywa, umwijima wita ijoro, buragura buracyona umunsi wa mbere. Itangira igice cya 2:5. Umunsi muri Bibiliya rero utangira saa 6 za nijoro. Ibi nabyahinduwe mu rwego rwo kurosera gahunda y'Imana, ariko siko kuri kwa Bibiliya. Twareberaga nk'uko agahembe gato kahinduye ibihe. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizashyirwa mu maboko ye kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Daniyeli 7:25. Tugaruka kuri rya jambo azarenganya abera hamwe na kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Mbese ibyo bivuze iki?
ibihe ni imyaka 2, igihe ni umwaka umwe, igice cy'igihe ni 2 cy'umwaka cyangwa se amezi 6 agize umwaka. Aya magambo ibihe, igihe, igice cy'igihe yakoreshejwe mu byahishuwe kandi yisubiramo mu buryo bw'iri jambo ko ryanditse ndetse no mu buryo bw'iminsi mu byahishuwe igice cya 12. Handitswe ngo uwo mugore ahabwa amabiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe 7 icyo kiyoka ibyasho 12:14. Ibi nabyo byavuzwe mu minsi ibyasho 12:16. Haranditswe ngo uwo mugore ahungira mu butayu aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburire yo kumara iminsi 1260. Ibyasho 12:16. Ibihe rero n'igihe n'igice cy'igihe birahwana n'iminsi 1260 nk'uko ibyasho 12:14 ndetse na 12:16 bamaze kubihamya. Cyari igihe abana b'Imana bamaze batotezwa, bicwa nabi, bagaburirwa intare, batwikwa, bishwe nabi bikomeye cyane. Dushingiye ku byo tumaze kubona rero mu byahishuwe, tubonye ko ibihe, igihe n'igice cy'igihe bihwanye n'iminsi 1260. Nyamara iyo turi kwiga ubuhanuzi, hari aho umwaka uhwana, hari aho umunsi umwe uhwana n'umwaka umwe. Umunsi wose nawo kunganirije n'umwaka umwe. Ezekiyeli 4:6. Nk'uko iminsi ingana mwatatemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka umwe. Kubara 14:34. Rero ibihe bihwanye n'imyaka 2. Wabivunja mu minsi ni iminsi 30 urakwa amezi 28 agize imyaka 2 bigahwana n'iminsi 720 cyangwa imyaka 720 mu buhanuzi. Igihe ni umwaka umwe kigizwe n'iminsi 360 cyangwa imyaka 360 mu buhanuzi. Igice cy'igihe ni amezi 6 agizwe n'iminsi 180 cyangwa imyaka 180 mu buhanuzi. Igiteranyo cya byose rero ni iminsi 1260 ari byo bihwanye n'iminsi 1260, imyaka 1260 mu buhanuzi. Nanone kubyerekeranye na Bibiliya, isezerano rishya n'irya kera, ibyahishuwe baranditse ngo abahamya banjye 2 nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira. Ibyahishuwe 11:3. Aha hari mu gihe cy'imyaka y'umwijima, aho abantu bari barambuwe ubushobozi bwo kwitungira Bibiliya no kuyiga ndetse bajya no kwisomerwa, bakasomerwa mu rurimi batumva rw'ikilatini gusa. Yari imyaka yo gutotezwa kw'abana b'Imana, aho abenshi bahisemo kwibera mu bihanamanga, abandi bagatangira kujya batunga Bibiliya mu buryo bwihishe. Iminsi 1260 cyangwa imyaka 1260. None se upapa bwa bwaramaranye ubasha igihe kingana gitya, iminsi 1260 cyangwa imyaka 1260? Yego, ahagana mu mwaka 538 nyuma ya Kristo nibwo umwami w'abami Yustiniyani yabubasha umukuru w'itorero ry'i Roma ngo ahagararire amatorero yose yo ku isi. Ibyo rero ntibyajyaga gushoboka abastrogote bariyani batari batsindwa ngo birukanwe i Roma, ari bo hembe rya nyuma ryaranduwe muri ya 3 Daniel yabonye. Kandi ibyo byashobotse muri 338 nyuma ya Kristo, nibwo abastorogoti birukanywe burundu, batsindwa uruhenu na Roma. Ni nako rero byagenze kuva muri uyu mwaka. Abize amateka neza bazi ko ubupapa ari bwo bwagize imbaraga maze butangira kwibasira abataravugaga rumwe nabo. Kuva rero muri 538 nyuma ya Kristo ukongeraho ya myaka tumaze kuri 1260, biratujyana bikatugeza mu mwaka w'1798. Muri uno mwaka nibwo Beretier wari uyoboye ingabo z'Abafaransa yinjiye i Roma, afata papa aramufunga. Ubupapa babutakaje imbaraga zabwo kuva icyo gihe mu 1798 nyuma ya Kristo.
guhirikwa k'ubupapa rero muri uriya mwaka w'1989 byabaye uruguma rwica rwahanuwe mu byahishurwa cya 13 umurongo wa 3. nyamara uru ruguma rwica rwagombaga gukira. nyuma yo gusobanura rero umurimo uteye ubwoba w'agahembe gato, ni ukuvuga ko abera bahari kurekerwa mu maboko yako mu gihe cy'imyaka 1260. ibyo biratujyana bikatugeza mu mwaka w'1798. noneho hagakurikiraho umurongo wa 26 ugira uti, hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo babumuhareho burimburwe kugeza ku mperuka. Daniel 7:26. nyuma ya byose Imana izimika ubwami bwayo, ubwami butazahanguka kandi ubwami buzahoraho iteka ryose, ubwami bw'amahoro, ubwami buzabwuzuyemo ubutabera. icyo gihe nicyo nge nawe dutegereje. iyo dusenga, iyo twiga ijambo ry'Imana, niyo twihana ibyaha byacu, ni ukugira ngo tuzabashe kurokoka urubanza, tuzabashe kurutsinda. imyanzuro ufata nonaha, imyitwarire ugira nonaha, niyo izaguteguriza kuzatsinda cyangwa se kuzatsindwa. kandi Kristo ari hafi kwimika ubwami bwe. ibimenyetso bigenda bibigaragaza neza. tuzagira umwanya wo kubisesengurira hamwe, tubirebe aho ibyanditswe byera ndetse uko ibyanditswe byera bivuga aho ubuhanuzi bugeze. gusa nimwitegure iminsi turimo si yo gukinishwa, igihe turimo si cyo gukinishwa, ahubwo ni igihe buri wese akwiye guca bugufi agapfukamira Imana, akihana, agasaba imbabazi z'ibyaha by'agasubiza ibyibano abagiriye nabi, akiyunga nabo. Imana igushoboze kuba mu ruhande rwiza, mu izina rya Yesu Kristo.